ntabwo leta y'u Rwanda yakongera kuvuga ngo iretse umugore wa Yago avuye mu Rwanda ateza indege agiye gukora ubukwe muri Uganda n'umuntu witwa Yago. Ntabwo byakunda bivuga ngo ibintu by'ubukwe Yago abaye abishyize ku ruhande. Mwabonye comment aba Big Naji kuri buri kiganiro bari gutera comment, ariko none hari abantu bari kuza bagatera comment akavuga ngo ngizi n'intera hamwe ngo zaje mu bundi bwoko. Urumva ni ibintu byavuye muri iyo sense bagageraho aba Big Naji batangiye kwitwa ngo n'intera hamwe zaje mu bundi bwoko. Man, urumva ko ibintu biri kugenda birenga ubwenge bw'abantu, biri kugenda birenga uko abantu bitekereza. Sabe igeze kumarangira ngo igihe kingana n'iminsi nk'ine cyangwa 5 cyangwa icyumweru, igihe cano ye bari barayikuyeho akanabivuga akavuga ngo hari abantu badashaka ko dukora aka kazi. Yarabivuze icyo gihe gusa ntago hamenyekanye ari bandi. Sabe yarabivuze. None nyuma y'imyaka 2 nibwo ngiye kuvuga ngo ndarwaye, none akabivuga mu gihe bihuriranye n'iriya saga. Hakazana message z'abantu berekana ngo Yago ari muri Uganda agiye kugira gute, agiye kujya muri Tanzania, agiye kugira gute, kuvuga ngo anangure Sabe. Leka mbifurize ibe byiza. Uyu munsi turi ku gicamunsi cyo ku itariki ya 4 cyangwa se mwe mubonye iki kiganiro nimugoroba, ariko mumenye ko nagikoze ku gicamunsi masaha ya saa 8 saa 9 gutyo. Niba ari ikintu gikomeje kurwaza abantu umutwe ni ikintu bita showbiz y'u Rwanda. Abambuye ubusa, abatinganyi, abaki, man, ibintu nibiki. None kubera iyi saga ya Yago hari biri kuza abantu ntibanabimenye ko byabaye. Mwumvise hari umukobwa ngira ngo ejo bundi nawe video yagiye hanze ari gusambana n'abakobwa bagenzi be bari kumwonka igitsina. Hagiye hanze video ya Brianne nawe avuye muri toilette n'undi mukobwa. Gusa Brianne yari yambaye nk'igangster, urabona? Ntabwo nta cyumweru cyashira mu Rwanda, man, niba dufite niba ari urubyiruko rurwaye, niba ari iki, niba ari agatwiko, ngewe byarancanze. Kandi ibi bintu disi birahanirwa, man, birahanirwa fo. Ariko sinzi impamvu ari byo twirirwamo. Abambuye gusa, abari kwikinisha, abari kugira gute, abari gusambana, niyo showbiz. Showbiz imaze cyumweru nta muntu wambuye ubusa, nta muntu wonse ndigitsina, nta wikinishije, ntabwo aba showbiz. Man, turarwaye kabisa. Turarwaye fo. Abakobwa, abahungu, abaki. Maybe n'ubuturage ngewe wenda nibyo bigizwe muri iyi myaka. Ariko back jamana yanjye we ngarutse kuri Yago ho gatoya. Ni n'ikiganiro cya nyuma giye kumukoraho, ngewe ni ikiganiro cya nyuma giye kumukoraho, ariko kirimo inama 3 kuri Yago. Inama 3 ko yisagatsiko k'amabandi, ni inama 3 ku bantu bakurikira imbuga nkoranyambaga zose hamwe zirabari inama 9. Yago mu minsi ishize mu biganiro n'ubundi yari yatangiye bisa naho hari byo kuvuga. Yaravuze ati none ngiye kuvuga hari igihe yavuze ati umukobwa yavuze ku mukobwa abantu banamubonye bajyana mu rukiko, aravuga ati uyu nguyu noneho niwe tugiye kubana, tugiye no gukora ubukwe. Mu iperereza abantu bakoze hari abagiye bavuga ko uriya mukobwa ari uwo mu ntara y'Uburengerazuba, abandi bati mu diaspora, ariko amakuru menshi navuga ngo percentage y'ibivuga byinshi bivuga ko ari umukobwa wo mu ntara y'Uburengerazuba. Yago uyu munsi ari mu buhungiro. We yabivuze, reka tuvuge ko yabivuze ari ibintu biraho kuvuga ati ngiye mu buhungiro, ariko as we talk ari mu buhungiro nyine nkuko RIB yabivuze ko yumva yarahunze ahunga bakiri kumukurikirana ibyaha. Ntabwo ntekereza ko none ari bitavuga ngo reka ngende nge kugira gute, kuko nanone kuvuga tugiye Madrid, man, nawazi i Madrid uko bimeze, yarabasuye batiti n'abandi. Ntekereza ko atahita afata iyo decision. Ariko n'ubundi buri butabera bw'u Rwanda, man, ikindi bose n'ubutabera bw'u Rwanda gusa n'ubundi bwose, ariko none u Rwanda bwo buri mu mwihariko none bigeze ku cyaha gikatirwa imyaka myinshi. Ikintu cy'ivangura n'amacakubiri ni cya kidasaza.
ubundi dispose wa wibye wagize gute bivuga ngo bimara imyaka 3 ariko biriya ni ibyaha bidasaza genocide ingenga bitekerezo n'ibindi yago harabona atangiye kubona ibi bintu biri kugenda bizamuka kurenza uko twebwe dushobora kubyumva. Mwabonye comment aba Big Naji kuri buri kiganiro bari gutera comment, ariko noneho hari abantu bari kuza bagatera comment akavuga ngo ngizi n'intera hamwe ngo zaje mu bundi bwoko. Urumva ni ibintu byavuye muri iyo sense bagagira aba Big Naji batangiye kwitwa ngo n'intera hamwe zaje mu bundi bwoko. Man, urumva ko ibintu biri kugenda birenga ubwenge bw'abantu, biri kugenda birenga uko abantu bitekereza. Abantu badakwiye kureba gutyo gusa, batabwiye kuvuga ngo reka turebe ibintu gutyo gusa, kuko ari ibintu bishobora kuzoreka imbaga abantu benshi. So man, ngiye ndumva hari abantu bari kubibona disi bakabona ibintu biri aho ngaho, bakabona ibintu biri aho ngaho gutyo gusa, biri aho ngaho byo gutwika, ariko ni ibintu bikomeye. Abatangiye kuvuga ngo harimo burozi, ati yagwagiye kunangura Sabe n'abandi, ariko ntabwo ntekereza ko icyakora kuva Sabe atangira kariyeri n'ubwa mbere avuze akabivuga ku mugaragaro ati ndarwaye. Sabe igeze kumarangira ngo igihe kingana n'iminsi nk'ine cyangwa 5 cyangwa icyumweru, igihe cano ye bari barayikuyeho, akanabivuga akavuga ngo hari abantu badashaka ko dukora aka kazi. Yarabivuze icyo gihe gusa ntago hamenyekanye ari bandi. Sabe yarabivuze. None nyuma y'imyaka 2 nibwo ngiye kuvuga ngo ndarwaye, none akabivuga mu gihe bihuriranye n'iri yasaga, hakazana message z'abantu berekana ngo Yago ari muri Uganda, agiye kugira gute, agiye kujya muri Tanzania, agiye kugira gute, kuvuga ngo anangure Sabe. So ibi bintu bizagarukira he guys? Bizagarukira he? My God. Dukwiye amasengesho. Abantu bari muri showbiz bakwiye amasengesho ateye ubwoba, bakwiye kujya ku gicaniro cyangwa akabamo umukwabo bikavuga ati this and that man, kubera ko ibi bintu bibaye too much. Sabe hari giye kuriho cano, yagoye kuriho 2, Philipita cano ze 2 zaragiye. Ninde muntu uri gukora ibi bintu muri iyi industry? Ninde muntu uri gukora ibintu muri iyi industry? Umuzungu agaye platform ati noneho ni mukora amafaranga muyabone. Mu Rwanda uzi ko Rwanda mu bihugu bitishyuza aba YouTuber cyangwa mu bindi bihugu byo mu karere, aba YouTuber bishyura amafaranga menshi. Ikindi internet ni ubuntu. Umukire w'umunyamerika avuga ati mukore, u Rwanda nabo nubwo ruti abana tuba internet bakore, ariko twebwe ubwacu byatunaniye kubimanaginga. Ubwo urubyiruko urwish rwabonye occupation, urwish uwabuze akazera gutegena agafungura YouTube channel. Welcome to my YouTube channel, ibintu nk'ibyo. None ni mukomeza kubirwaniramo, leta y'u Rwanda ikaza gufunga. Turabaho dute man? Turabaho dute ko mugiye gutobera abantu benshi? Mugiye gutobera abantu benshi cyane. Mugiye gutobera abantu benshi, please man, ndabinginze muri kibi bintu. This is nonsense. This is bullshit. Hey, my God. Ibi bintu biri nonsense, biri very nonsense, stupid. Ubuturirwa muri ibi tugira gute mu momane bize kuba erega reka mbwire. Mu gihe buriya tubyemera, mu gihe umubyeyi abahaye irindazi muri abana babiri ati ngaho muri mu rigabure mukananirwa kuri gabana mugashondana zararibaka, kuko niryo ri gutuma mushondana. Yari YouTube itari hari abantu bakaba babanye neza, cyangwa se hari tarimo amafaranga abantu bakaba babanye neza nta n'ikibazo, ariko kubera ko harimo amafaranga the people are byafashe indi ntera. Yago ubu agiye kureka ubukwe, kubera ko famille yiri mu Rwanda, papa na mama nkuko abivugaga n'abandi. Muri Uganda ari kumwe na Valence
icyakora n'abandi bantu bake bamufasha arutse ko afite ibindi urumva ntabwo yabara inshuti ariko ntabwo ntekereza ko ari umuntu wakorera ubukwe mu mahanga. Kabiri, ntabwo ikosa ryabaye mbisubiremo, ntabwo ikosa ryabaye kuri Prince Kid intuza urubanza rwo rukiri mu rukiko bakamureka agashyingirwa yarangiza agatega indege n'umugore we bakagenda, nta kindi wabuje kureba mu Rwanda. Umugore wawe uramufite mugiye gukora ubuzima n'ubundi ni famille muzajya muzisura n'iki ntabwo leta y'u Rwanda yakongera kuvuga ngo iretse umugore wa Yago avuye mu Rwanda ateza indege agiye gukora ubukwe muri Uganda n'umuntu witwa Yago. Ntabwo byakunda bivuga ngo ibintu by'ubukwe Yago abaye abishyize ku ruhande. Reka naba wa muntu utinyuka uretse ko ari mu bantu bake bashobora gutinyuka akavuga ngo mvuye muri Uganda mu gihe cyose ndi gushakirwa n'inzego zinshinja ko nakoze ibyaha ibi ibyaha umuntu bashobora kumukatira imyaka yanye mu Rwanda. Nabo iyo mitima babikora n'abantu bake bagira iyo mitima babikora, which means ibintu by'ubukoreka tubishyiremo agakubo cyangwa se zakora ubundi bukwe ku muntu badakundana. Ikindi, ntabwo umubyeyi ababyeyi buriya mwana bashaka kubwira ati umuntu ari gushakirwa n'inzego ngo ngaho tega indege mugende mwishingire, nta mubyeyi wabyemera. Iyo ni consequence ya mbere ije kuri Yago. Yago bizageraho abure icyo twita content. Yago akora showbiz bisaba abantu benshi tuzanawe na Sabe yagiye hanze, bisaba rebe muri bantu agiye akoresha ama interview, bisaba rebe muri bantu yagiye akoresha ibiganiro cyangwa se bantu bafite amazina n'ubundi yarakomeye muri industry akasanga muri bira bihugu bana n'abandi. Ariko ntabwo kugenda uretse ko yenda kuri Sabe bisa naho navuga ngo editorial line itandukanye ni ya Yago, kuko Sabe ashobora kuzana umuntu akarira gusa, Sabe ashobora kuzana umuntu akavuga ubuhamya gusa utanamuzi ariko bakabireba kuko ariko abantu babimenyereye. Kuri Yago na Irene ibintu by'ubuhamya ntago bikora, muzabirebe kuri channel za ubuhamya ntago bigenda, bisaba umuntu avuga ngo ni kanaka ufite rya zina. None ko basize mu Rwanda kandi abose bakaba barashwanye akabagiye muri Uganda yagazakoresha indi kiganiro. Ikindi, ziriya content ari kuzikora Yago zigatwika zikarebwa pe, ariko amatiku ubigana navuga ngo biriya n'ibiganiro nyine by'amatiku ntabwo bizahoraho, biriya birakubita icyumweru bite birangira, nyuma yaho bizagenda gute? Yago ntabwo tuvuga ngo ntabwo kuri vlog tuvuga ngo yendagiye kuvuga ati turebe ko Yago yatembereye rake sinzi niba Albert yo muri Tanzania yo muri Uganda, turebe rake ntabwo no mu vlogera. Bizagira buri umuntu akoresha content mu gihugu cya Uganda cyangwa se inama eshatu kuri Yago. Iya mbere, Yago controller ikintu bita emotions n'umujinya. Sometimes baravuga ngo umujinya urakubitisha, kandi buriya abantu bose tuzi bari muri gereza majority turebe byaha n'umwaka utabira bavuze ngo nibyo byakozwe cyane no gukwita no gukomeretsa. Ibyo byaha nibyo byakozwe cyane, nta muntu uzasanga arakubise ngo arakomeretse nta mujinya yari afite. Ariko amategeko ntabwo areba umujinya, man. Reka nkubwire, mu gihe kugira ngo byumve neza, ubaye uri mu rugo, it's just an example, random example. Ubaye uri mu rugo wicariye, umujura akaza akagusanga mu rugo aje kukwiba, noneho mu kwitabara mwatangiye kurwana ukamutera nk'icyuma, sibyo se kwitabara se umuntu aguteye ukamwica, uzi ko ufungwa man nk'umuntu wishe kandi umuntu wishe umuntu nawe yari yaje kukwica. So which means amategeko ari gutya. Ntabwo ushaka kuvuga ngo kubera ko bankoreye ibi nanjye nkoze ibi, bari kubikurikiranwa mu buryo bwabo, ariko nawe ukirinda bro. Icya kabiri, iyo ni inama ya mbere. Inama ya kabiri, numva kuri Irene wamusaba imbabazi, kora ko Irene urumva wabuze papa yakoze kandi biriya bintu buriya y'umuntu akubwiye ngo uzarebe genocide
cyangwa se abantu bakoze genocide niyo wasavinga igihano cyawe ukakirangiza mu mategeko no kuri leta y'u Rwanda nta kibazo mwaba mufitanye kuko baba basavinze ibyawe waragize gute, ariko mu baturage ntitukazajye duhishanya turi abanyarwanda kumva ngo uriya muntu yafunzwe imyaka 30 cyangwa se 25 ashinjwa genocide. Man, mwere uriya mukecuru ari umusaza ukunda kuba ari kunuza bigaragara akenshi afite umuhoro yizaganira ikinyamakuru bavuga ngo uriya foto bakoresheje ntabwo juste ni foto ye bakoresheje ariko ntabwo yiza kuroje genocide, nta nubwo afunze, nta nubwo muri gacha no ngo umuntu wamukoresheje kiganiro yamusanze nyine mu rugo aravuga ati birambabaza kubondera yaravuze ngo aho ngiye kubera juste foto ye gusiri hari ati yo ngiye abantu nkaba nica ahantu abantu barahunga kandi muri karitsiye bazi ko atafunzwe arahurira mu rugo nyine kuko ntabwo afunze ariko biracyamutera ipfunwe mu bantu kubera juste ifoto iri hariya. Bishatse kuvuga ngo iyo ufashe umuntu ukavuga ngo papa we yakoze genocide niyo yaba arikoze kuri wa mwana ubu muhaye abagira ipfunwe tu mu bandi bantu yumva afite ipfunwe kwa noneho kuri wa muntu noneho wabibwiye ataranabikoze kuko urumva kira kiganiro cyabaye vilo bura kugira uzongera ubwira abantu ngo ariko ngo Irene naragize man biragoye nyine abantu man bura ushaka kubwira umuntu buriya ku offense irihuta ariko buriya mbese ababimenye ni benshi kuruta nabo wabwira. So iyo ni ikintu cya kabiri kuri Yago. Icya gatatu brother, nge numva wakabaye usaba ukavuga nkuko wanditse ukavuga ati ndahunze ngize gute ukongera ukandika ukavuga ati I'm sorry kuri amagambo navuze kuko buriya hari cyo twita ngo hari cyo mu mateko bavuga ngo njya mbyumva yo nagiye yenda gukurikirana nk'imanza munigire gufata makuru ugasanga umuntu yanditse akavuga ati ngiye umuntu ndamubabariye umuntu akakubabarira ari nawe mufitanye ikibazo ariko ubutabera bwo kuvuga ngo okay wamubariye ariko twebwe turamuhana kuko already yakoze icyaha ntago ubwo bakiri kudiringa na wundi ubu ugifitanye ikibazo n'ubutabera ufitanye ikibazo n'ubutabera niyo mpamvu umushinjacyaha aza aza ahagarariye wa muntu uri kurega uko ufitanye ikibazo na leta n'ubutabera na community. Numva rero wakwandika ukavuga uti rero amagambo navuze hari ukuntu ubutabera bwafashe nabi nyasaba imbabazi ndayaretiye ariko nubwo nyaretiye nta nubwo nzongera kuvuga ibintu bibiri related n'ibikujyanisha mu byaha nk'ibyo ribu yavuze wamara ugahita unazinukwa kuri biriya bintu ukigira muri showbiz ugatwika. Ibi ngibi bizatuma nta muntu mugirana icyambere cy'abanyarwanda bamaze kumenya ko warenganye agatsiko kagize nabo ubu ngubu bari ngera ko big energy tubamereye nabi ariko noneho nubwo tubamereye nabi nawe ushobora kuvuga uti aba bantu nibyo twaragize tunabareke dufunge chapter nabo ubwabo bariz already bariz and then tugakomeza ugakora showbiz tukakujya inyuma. Izo ni inama 3 kuri Yago. Ku bantu bitwa cyane reka nitse ku umuntu witwa Sabe Jihad. Yes, Sabe n'umublogger n'umu YouTuber wadanje kabisa kuko niwe muntu uridinze mu ba subscribers mwana bakora ibiganiro ariko nkavuga nti buriya wicaye nanone abantu bose bakureba bavuga kanaka n'umuhemu wateranya ingo watesenya imiryango gira gute kwitwaga ugateranya imiryango cyangwa se gasenya imiryango man numva atari izina rya danje n'abatari izina rya danje. Sabe ufite amafaranga man ufite amafaranga ikindi nuza yawe yamaze kubaka izina ntekeza ko umuntu wese ushatse kugira gute kuvuga ngo reka nge kwa Sabe ntabwo ntekeza ko bisaba ko wishyura abantu aho kugira ngo uzajye unagire kuko umaze kujya mu matwi y'abantu ruswa bwa mbere kuri Ndimbati kubana none n'ibindi ushaka kuzisanga urumva niba abantu bose bagize gutyo uzasanga bibi urumva bya mbere byagize kuri Ndimbati abantu ba blaming Sabe second time bibaye kuri Yago. Nge numva Sabe nawe hari ukuntu yakosora mu mikorere tu akavuga ati yenda niba
ari inkuru nanjye nzajya nyihiga nk'abandi, kuko n'ubundi man ufite izina, icyamakuru cyawe gifite izina n'ubundi abantu bazizana. Ariko niba hari umusaza wikoreye gig ari guhiga nyine we nta mafaranga afite, aravuga ati urumva impamvu Sabe yenda ushobora kudahita ubyumva ko atari ko se bo bagiye bayatanga. Ariko niba ugiye gukora ikiganiro, wa musaza agiye gukora ikiganiro kugira ngo abonemo amafaranga. Rero ntabwo wari bujye gukompeta nawe utanga yenda 300 ku kiganiro, kandi yenda umusaza avuga ati n'iki kiganiro gishobora no kwinjiza yenda 50 cyangwa 100, ntabwo atanga 300. Kandi wa muntu ugiye kuguha ikiganiro nyine azatora 300. Ariko bizate azaza guha ikiganiro yego nibyo unasanga ntikikwinjije nk'ayandi wamuhaye, ariko fendefu usanga uri no kujya mu miryana barabajamo. Rero ntekereza ko abatumirwa bose mara kuvuga ngo nta muntu wishyura ikiganiro, bazajya babibaha bazajya babibaha, kandi niwe n'ubundi bazabihabwa mbere. Aha, iyo ni inama ya mbere kuri Sabe. Ya kabiri, numva wakwegera umuntu witwa Yagomoka ukamubwira ati man sorry, ngwino dukore tugire gute. Inama ya gatatu, aba ibintu uri gushinjwa byo gusenya ingo umusaza, hari igihe nyine bitabira bicyaha nkuko Dr. Murangira yabivuze, ariko nubwo bitaraba icyaha, ariko muri community nyine ukuntu bidasona neza ukazajya nyine nawe ucisha murabyumva nk'umusaza n'abandi ba jihad nawe kuvuga ngo man kuza ugagira nge man iyi showbiz ndumva iteye ubwoba bro, ndumva iteye ubwoba. So navuze ni buriya ibi bintu turimo turi kubona ari ibintu biraho ngaho bigize gute abantu baza bagatwika ngewe kuko turi gucuruza, abantu bari gucuruza ni sawa, ariko tujya kuzisanga ahantu habi. Aba big energies nanjye ndimo tureke ku entertaining ibintu tubona ko biri nonsense, ku entertaining durwanira ukuri ni byiza, ariko none biri nonsense tuvuge ngo wapi ibintu binani sense tubyange tugire dute. Niba ari ibintu tubirwanye, ariko nanone turwanye ibidukora natwe ibibi, wango tugende tugambire gukuraho Sabe, tugambire gushyira hasi Irene, tugambire gushyira hasi kanaka. So nkumva ibyo bintu ntabwo bisawa man, ntabwo bisawa, kuko ntaho twaba turi kuva nta naho twaba turi kujya, ntaho twaba turi kuva nta naho twaba turi kujya man. Umuntu wese muri ibi bintu rimbo kandi bariseriye, ngira ngo turabazi niba bafata umuntu witwa Rusesabagina bakamukura Dubai akisanga i Kigali, bagafata umuntu witwa Sangara bakamukura hari, bagafata n'abandi bose mwagiye mubona bazana. Twebwe ntacyo turicyo man, dukora ibintu turwanya ikibi ni sawa, turwana akarengane ni sawa, ariko dukomeze kurwanya ikibi, ariko twirinda n'ibyaha, kuko nta muntu uri hejuru y'amategeko bra, nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Reka rero mbabwire nti ibi byiza mukomeze kugubwa neza, dukomeze kurwanya ikibi nkuko nubundi turi kubiharanira nka big energies, ariko nanone dukomeza kugenda mu murongo mwiza wubaka igihugu cyacu. Ntabwo ntekereza ko entertainment ari kuvuga ngo naho abantu bambura ubusa bagira gute, bazana amacakubiri bagira gute, ugasanga bamwe bangisha abandi. Reka mbifurize byiza. Amazina yanjye ni Chris Kame, iyi ni Kame TV Rwanda. Niba ari bwo hageze ushobora gufata segonda iri rimwe ugakanda subscribe kugira ngo ubuduhaye umusanzu munini cyane ku biganiro dukora, ari na kugenda sharinga ndetse unatanga ibitekerezo ku biganiro tuba twakoze buri munsi. Ndabashimiye, mukomeze kugira Imana n'amafaranga ndetse n'amahoro mu rwatubyaye. Ciao ciao.